Sinizere ko meze neza, nizere ko icyumweru cyawe gikomeje kugenda neza cyangwa se cyanagenze neza. Abantu bagiye gusenga, nizere ko murimo kugenda muvayo mufata amafunguro, mukomeze kugenda muryoherwa n'isaa sita nziza. Mbanje kugira ngo twiganire hano kuri Wisdom TV Rwanda. Nakubwiye ngo niba utarakora subscribe uri mu gihombo, niba warayikoze niyo mpamvu manje kugira ngo mugende nka update zigiye zitandukanye. Nandishimira umukire wanjye witwa Fred, nawe ukomeje kugenda ambwira ati nyamuneka kira ka message rero ukuntu wigenza. Oye mumeze neza se namoro. Imihanda ikomeje kunyerera. Icyiza cy'iyi mihanda nuko buri wese agerwaho. Icyiza cy'iyi mihanda nuko buri wese ibyo yakoze bigenda bimugarukira. Nyamuneka ubu rero hagezweho witwa Sabe. Navuga ko nawe imihanda yagiye imunyererana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane kuri Murongi Sabe. Uyu nguyu ni umuyobozi wa ICBTV, akaba n'umwe wayikoreraho. Iminsi ishize nibwo mwabonye ko yashyize hanze itangazo. Ariko se byagenze bite kugira ngo witwa Sabe aze gusimbuka avunike nk'uko mwabibonye muri aka video kabanza, aho umugore abaza ati se koko birakwiye ko umuntu nka Sabe asimbuka ahunga ava gusambana? N'abantu mwe biteye ubwoba, birababaje cyane. Cyo navuga ni kimwe rero nuko navuga ngo wenda abantu baba nyamuneka musenge cyane ko turi mu bihe bigoye, turi mu bihe by'amoshya, ibihe byabaye bibi cyane, ibintu byabaye bibi cyane, abantu babaye babi cyane. Sabe rero bikaba bivuga ko yari kumwe n'imanga yitwa Ngwino Ndebe, imanga yayo yitwa Minga Nzima. Ngwino Ndebe uyu nguyu akaba yari kumwe na Sabe muri iyo video nk'uko mubibona. Bikaba bivuga ko bavuye gusambana, hanyuma Sabe akaza kwikanga ngo nyiri urugo agasimbuka, niko kuza kuvunika. Ariko ubona ko yababaye cyane. Benshi bakanavuga bati ino video yafashwe mbere, wenda ni ibingibi Sabe yagiye kwivuza, dore ko yari yasohoye itangazo ku itariki 29 ko kubera uburwayi ahagaritse ibiganiro yakoraga. Hano kandi abandi bavuga bati wenda bati ni pressure ya Big Naj cyangwa se Yago, bitewe nuko yari yamurekuyeho rocket nk'uko asigaye bivuga muri iyi minsi none. Benshi bakavuga ati rero nyamuneka ibintu birakomeye, ibintu ntabwo byoroshye habe na gatoya. Nyuma yaho rero Yago akoze ikiganiro avuga amabi ya Sabe, avuga ukuntu yagiye amugambanira, avuga ukuntu yagiye ashyira hanze cyangwa se yishyura abantu ngo bareke kumuha ibiganiro. Abantu baje gutungurwa nuko bari bazi nka Sabe nk'umuntu mwiza, ariko batungurwa no kumva nyine ari umuntu ngo wagiye uhemukira abantu muri ubwo buryo. Benshi baratunguwe, ariko kandi bamwe bakavuga ati wenda niyo mpamvu yose ajya kuri iyo pressure. Benshi bigeze hari wafashe screenshot yerekana ko abasabe batangiye kugabanyuka. Yago muri la minsi yari umwe mu bantu babwira abantu bati Big Naj mugende mukore unsubscribe cyangwa se mukore unfollow, ugahita ubona nyine impact yuko nyine barimo kugenda bagabanyuka ubibona. Video rero yatambutse cyangwa se yasohotse ku munsi w'ejo, witwa Sabe yavunitse ari hasi arimo yikarira. Umukobwa witwa Ngwino Ndebe rero bajya banakorana ibiganiro kuri YouTube zigiye zitandukanye cyangwa se kuri YouTube ya Sabe, ari kumwe n'imanga yitwa Minga Nzima, murabazi cyane mujye mwakurikira. Ariko n'undi benshi bakavuga ko n'undi basanzwe baryamana. Benshi babanje no kwitiranya iyo video bavuga bati uyu nguyu si Sabe, bavuga bati niwe, abandi bati siwe, abandi bakavuga bati wenda bati ni prank. Kuko yose Sabe n'umwe mu bantu bagikora prank, kumva ko wenda igisubizo ni oya, bitewe nuko Sabe n'izina nini. Nabyo uyu mugore witwa Clara bigize gushyamana na Sabe nabwo minsi yashize, nabwo avuga ko ari urugo yashenye. Nekeza ko noneho yarabonye umwanya mwiza wo kuba habonye inkuru ze. Navuga ko Sabe n'umwe mu bantu muri iyi minsi, nyuma yaho Yago amutangarije biriya bintu ikibuga gisa naho cyicuritse. Rero bamwe wenda muba yagiye akoraho nabonye bagenda bakora ibiganiro. Umwe twa Ndimbati yakoze ikiganiro avuga ati ati nawe se nawe wagwa mu bagore n'ibiki kibona ko Sabe n'umwe mu bantu, ndamutse mvuze ko muri iyi minsi n'umwe mu bantu badakunzwe bitewe n'ibintu wenda Yago yamutangajeho, sinawa mbeshya. Kuri Twitter rero n'ubundi impaka zakomeje kugenda zicacara cyangwa se zicicikana, aho mwitwa Kavuke se yaje gushyira hanze Twitter ivuga ngo Murungi Sabe mu buzima arakotoye. Munsi rero witwa Yago Pondati yaje guhita ari prayinga, aravuga ati ko umwihakanye kandi uri mu bari abambari be. Witwa Kavuke sarongera asubizaga bati wapi Yago, ahubwo mbabarira nanjye nazaseba ubundi Big Naj. Ni nko kubwira abantu ko nyine umuntu wese utari muri Big Naj wenda azaseba, ariko Big Naj nabyo ni kamwe mu byavuzwe mu minsi ishize, byanagiye bitrendinga cyane.
benshi bakavuga bati se nyamuneka ibintu bya Big Energy byo bite, ariko ugasanga wenda ikintu kiriho ni kimwe, nuko wenda ukuri gushyira ukajya ahagaragara. Benshi baravuga bati Sabe wasebye, bati buriya guhemuka si byiza, kugira abantu nabi si byiza. Ibyo byose ugasanga nyine ni bimwe mu byagiye bibabaza abantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Benshi bakibaza bati se uyu mugabo witwa Sabe koko gushyira hanze itangazo ry'uko arwaye, hanyuma yaho akagaragara ka video arimo guca umuntu inyuma cyangwa se ari kumwe n'uwo mugore none mu kavideo neza baramubatse n'umugabo wawe akaba ngo yego. Benshi rero bajya mu rujijo bavuga se wenda yabaye umugore we n'iki bikomeza nabyo kugenda biba urujijo ku bantu. Ariko wenda ukuri kuri muri no video mukanya ndaje noneho mbereke video irambuye yuko byatangiye. Wowe ukore subscribe muri mu kindi kiganiro cy'ubuso kurikije ngiki nibyo biribuze kuba birimo. Ndazo kwerekana no video neza yuko byatangiye Yago cyangwa se Sabe atangira sa naho jya kurira. Benshi bakaba bati ni umuvumo w'uko wagiye uhemukira abantu, niyo mpamvu wenda byashimisha abantu ariko basebye ku mbuga nkoranyambaga. Ubona ko abenshi ntabwo bigeze babazwa nuko Sabe yasebye cyangwa se yasimutse akavunika, ahubwo nyine ubona ko bisa naho byabanejeje bitewe nuko nabango n'umwe mu bantu nyine wari barabazengereje cyangwa se wari barazonza abantu, niko nabivuga ngira ngo ahari. No ukibaza ngo ese koko byagenze bite kugira ngo uyu mugabo witwa Sabe aze kwisanga yavunitse. Nyamara yari amaze iminsi ashyize itangazo ni mu gihe kuri YouTube ye muri iyi minsi arimo gukora witwa Tijara Kabendera muramuzi n'umwe mu bagore bamaze igihe nawe mu itangazamakuru, ni burimo kugenda akora ibiganiro kwa Sabe kuri Simbi TV. Benshi bakanavuga bati Tijara we apanga iki na Sabe n'ibiki. Hari n'abazuminze video babonamo ngo Tijara muri la video ya Sabe. Hari n'ibyo bintu byaje gucanga abantu bavuga ati yaba ari prank abaturiya ni Sabe uriya si Sabe. Ariko se wenda wowe urimo kwitegereza ino video ubonye ngo wari Sabe niwe cyangwa si niwe cyangwa si byo. Rero wenda reka mvuga ngo reka mensubikiye hano, ahubwo wenda umunota ku munota n'umuraza kugenda mumenya makuru. Nakubwiye ngo niba warakoze subscribe ariko bande nshimire n'abantu bakomeje kunyura batwereka urukundo hano kuri Wisdom TV Rwanda bakora subscribe tubize mu 300 bakunda ibintu by'agaciro cyane. Ejo twari kuri 2600 tunyana tari 2700 nuko amaze kujyaho aba subscribers nka 500 cyangwa se hafi 500 gutyo. Uba ni ibintu by'ingenzi cyane buriya umuntu akora, abantu bamwereka ko arimo kugenda bakora subscribe nuko arimo kugenda baha agaciro ibyo baha. Ibyo rero bivuze ko natwe tutaza kubatenguha ahubwo tubaha video kenshi cyane. Muri munsi rwose muraza kubona video zirenze 2 ziri buze gutambuka hano. Mukanya ndaje none ndetse nongera amakorera indi video nuko mavuze ni wenda nabonye video zakomeza kujya zishishikana ariko reka wenda banze mu kirumucyo cyangwa se nkuru rujijo kuri zino video zagiye zigira gute zitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Nitwa Freddy Image. Ushaka highlight nziza cyane, ufite ibirori bitandukanye, ufite ama anniversaire, ufite ama bride shower, ufite ama graduation, byose uze gufata telefone yawe bitabaze Freddy Images kuri 0788378155 gukorera ama highlight meza cyane abantu babasezeranye mu murenge, abantu bakoze ubukwe, amadota, ama reception zose. Rero bukeneye nyamureka bukeneye ifoto, ubukwe bari rimwe mu buzima, nuze rero gufasha amahirwe yawe ubusa, ahubwo uze gufata telefone amagarira nimero. Ndabizi kuzanshimira, reka dusubire mu kanya n'ubundi hano nakagaruka.